102.3 Kiss FM with Antoinette. 10 a.m. to 2 p.m. Ati umwanya uhagije niba hari umuto mushaka gutera umukunzi wawe wenda ntimwabashije kubonana cyangwa se urashaka kumutungura mu bundi buryo ndahari rwose ngo mbigufashemo aka kanya hari umuntu witwa Clementine wamumagaye. Clementine yifuzaga ko mutungurira umukunzi amufite ubutumwa bwihariye bwiza cyane shaka kumumbwirira ko ndari urukundo rwanjye ari icyomoro cyanjye ajya mba hafi akamuza amarira akanyitaho ubwenge ndamukunda cyane nuko ari impamvu z'akazi nkora zitakunda ko duhura umubwira ati ndamuzirikana ku mutima nyine ndamukunda cyane. Elias ndabona atari kutwitaba ariko nawe niba hari umuntu ushaka ko ntungura wambwira muri kuri 0788 38 1023 ndabigufashamo nyuma yuko ngerageje bwa kabiri. Elias twumve none niba basha kutwitaba n'ibyango Clementine uri hangana ndaba nagerageje. Ntago ndi kumubona pe noneho nta nubwo uri gusona telefone ye. Clementine uri hangana. 102.3 Kiss FM with Antoinette. 10 a.m. to 2 p.m.